reka twumve Claude Rwabiki. Ntabwo nasomye neza Claude ninde, ariko Claude rwose ngiye kuguha iminota 5 kuko washatse kuvuga kuva kare. Umwanya n'uwawe, ufite iminota 5 yo komeza utwumvisha ukuntu ndi umunyarwanda ari 75%. Ubwo urakoresha 5 n'amasegonda 10. Okay, urakoze cyane Mugirende. Hanyuma gahunda ndi umunyarwanda abafite ikibazo naba yumva nabi, kubera ko hari ababyikikamo bashaka kumera nk'abahunga ibyo bakoze, hakaba n'abandi babyinjiramo bashaka kugira gusa bumvikanishe ko nyine ari abanyarwanda, ariko rero bafite ibindi bintu mu mitima yabo bafite. Sindi hano ko kugira umuntu uwo ari we wese wenda nataka, ariko nkurikiranye neza cyangwa se munyumvishe neza mwaza kumva impamvu yandi umunyarwanda hatarimo kwikanyiza cyangwa se no kwanga kubyumva. Niba abazungu baraje kwambura ubunyarwanda, bamwe bakabagira abatutsi, bikaba ikintu cyo kwirata, abandi bakabagira abahutu, bikagira ikintu cyo gusuzugurwa, abandi bakaba abarwa, bakaba insuzugurwa kurushaho. Ariko RPF ije ishaka gukuraho icyo kintu cyazanywe n'abazungu, abantu bose ngo biyumve nk'abanyarwanda kurusha uko biyumva mu Bututsi, kurusha uko biyumva mu ubwo Buhutu, no kurusha uko biyumva mu Burwa. Sinumva ahubwo ikibazo cyaba gihari, sinumva umuntu utinyuka akajora ndi umunyarwanda atarajoye Ubututsi, atarajoye Ubuhutu, atarajoye ubwo Burwa, ndetse anareba n'aho byagejeje igihugu. U Rwanda ahantu rwanyuze, sinzi impamvu hari umuntu ahubwo utekereza ko kuba ndi umunyarwanda yashinga imizi byibuze bitakwibagiza ayo mateka bose bafite. Uwiswe Umuhutu kera, uwo nawe ntawabyirata kugeza ubu. Uwari uri kwibyina ngo ni Umuhutu 94, ubu ntabwo yabyirata. Hanyuma n'uwiyitaga Umututsi mbere y'94 aribo abazungu bari gushyira imbere, ubu nawe ntabwo yabyirata. Sinzi ahubwo umuntu nyine wumva ko ndi umunyarwanda yaba ari ikibazo. Ni umunyarwanda ibaye ikibazo kandi ije gukemura ikibazo ahubwo cyo kutibona nk'abanyarwanda, abantu bagahitamo kwibona muri ayo moko ataragize icyo abamarira. Abagunduriye Ubuhutu ntacyo bwabamariye, bari kubebera, bari gutinya no kubivuga, n'ubibwisa byita nk'igitutsi agatongana akenda, ubwisa Umuhutu aratongana akenda kuko ibaze. Ariko naho ntashaka no ko wita ndi umunyarwanda, ukwisa Umututsi nawe abagututse byabaye igitutsi, amoko yabaye igitutsi, kubera ko ibintu yatugejejeho ni akaga gakomeye n'ishyano. None gahunda ya ndi umunyarwanda ni gute ahubwo umuntu wese atayishyigikira? Umuntu wese ukunda u Rwanda ni gute atashyigikira? Twahoze turi abanyarwanda yego, ariko kandi twanaciwemo ibice, twibagizwa ubwo bunyarwanda, duhitamo kwitwa ayo moko, izo ngirwamoko. Aricyo cyatugejeje kuri jenoside yakorewe Abatutsi, bitugeza ku buhunzi budafite impamvu, bituma Mugirente uri aho ngaho ishyanga uvuga ngo bakwiciye ababyeyi gukora ko ari Abahutu. Ibyo byose kubera iki se? Kubera iki byabaye gutyo? Yaza kuba ndi umunyarwanda ahubwo yaraje kera, ubu muri ishyanga, ubu ntuburi umunyarwanda mu bandi nyine, nta rwikekwe ufite mu gihugu. We cucu nawe nubwo uri mu gihugu utekanye, utari kugihunga cyangwa se kukivuga nabi, muze ahubwo mwese aho muri muvuge ati gahunda wa mugani yandi umunyarwanda tuyishyigikire, twese dushyire hamwe nk'abanyarwanda koko, tuyitize umurindi. n'aha hanze turi ndi umunyarwanda muyimakaze kurenza uko mwimakaze ayo moko yanyu, ntazi no babwiye ibyo muri byo. Ubundi muri ibiki ko muri abanyarwanda, ayo moko yandi muri kuyashakira iki? Ikigufitiye umumaro ni ukuba Umuhutu, cyangwa igifite umumaro ni ukuba umunyarwanda?
urirwa uburana ngo ese wa mugabo reka nkubwire je Kagame niwe wampaye ubwoko wa mugabo twigize tukuvugira Kagame niwe waduhaye ubu bwoko inota y'abandi wiyonona mama can you just jewe uko byamera kose ibyo ni kuvuga ubwo bututsi n'ubwo buhutu n'ubwo buki bwose nibyo ndi kuvuga mu mitwe yanyu ahubwo mushatse mwashyigikirana umunyarwanda kuko niba afitiye umumaro kurusha ayo mateka yandi mugenda mwizirikaho. Hari ibyo mwavuze ngo byo gufata ngo abatutsi ngo abantu ngo bacitse ku icumu bakamubakira imidugudu, mugire nte wenda we nyine juste analyse yawe ishobora kubogama, ariko se utekereje wowe umuntu barakwiciye ako kanya sibyo, uvuye mu nkambi bahise bagutuzanya n'uwo kwiciye, icyo kintu uri kugitekereza? Ibyo ngibyo byabayeho muri iyo myaka yari icyegereye ibikomere abantu bakijijeta, ibikomere bikiri bibisi, ariko ibyo ngibyo byarakosotse kugeza iki gihe abantu bose barabanye, abantu bose baraturanye, barabana, barashyingirana. Ibyo ngibyo umuntu arashyingirana wihakana. Hari n'abo tuzi ubwo umuryango wishe ugasanga uri kurongorana n'uwiciwe bizwi neza wakoze jenoside, nubwo nabyo mbibona ari igikomere. Urakoze cyane. Iminota yarangiye, naguhaye iminota 5 ndongejeho n'umwe ko bari bakuvugiyemo. Awaken Soul, you the one next. Umwanya nuwawe. Okay, sorry Job, I'm very sorry rwose, mbabarire na never give up. Okay, noneho tugendeye kuri uyu, komeza Job, komeza, ufite iminota 5 cyangwa 3, reka dukoreshe 3 nk'umuntu w'intore wa mugani cyangwa nk'umuntu. Reka mfate 5 kuko n'abandi babahaye 5 ugenderangiza na 25. Nta kibazo, umwanya nuwawe Job. Asante. Ubwo ndahera kubasuhuza nyine mwe muri hano, kandi ndizera ko nyine muri abantu bakuru mwese ko mubona hano, ariko dutapinge na screen inshuti z'Imana, turi abantu 60 nibura twakabaye turi mu bihumbi 20. Okay, sorry, komeza ndakongera umunota. Nta kibazo yese. Jewe mfite ikibazo. Hari ibintu Claude avuze, hari ibyo uriya Yutalab yavuze, hari n'undi Wolf, is it Wolf yagiye, ariko nawe ari ibyo yavuze n'uyu Cucu. Mu by'ukuri njyewe mba mu Rwanda, navukiye mu Rwanda, ariko amahanga ndayagenda, njya ntembera muri South Africa kenshi gashoboka. Hari ibintu muvuga ntamwe muba mudahari mu Rwanda, ahari aba muba mubihimbye, aba muba mubizi neza. Ni imanukira ubwo atangiye kwiyita ngo agende ibihugu byose, buraya ashaka gukangana, kanigendera ntaza gucumura tu. Oya wiza gucumura, ahubwo oya gumaho ngaho tuganire, sibyo? Cheka niba wumva wenda wari waje kugira ngo wowe utwiharango amahanga waragenze, use amagahanga mugende mukaje mushaka kukanga abantu ubuzima bwo gukanga. Uyu sine muvugiyeho nari nacecetse, sibyo? Duhereye ku kintu yavuze avuga ngo ndi umunyarwanda, ngo nayihari, ngo ibayihari, ngo ntabwo umuntu yazaza yibuka, ngo kuko twibuka bivuze ngo nitwanabyibagiwe, like sinzi. Yashaka kubaza azina disikuru umuntu ujya mu mahanga. Yesu wanjye, nta speech nziza ugira. Ya biragaragaye ko nyine urimo kwikora neza, sibyo? Ariko ibyo byose nawe nave, ariko ngicyo nshaka kuvuga, habaye hatabaho ikintu cyo kwibuka, nicyo ngiye guheraho. We yavuze ko kuba habaho kwibuka ngo bisobanuye ko ngo nta ibyo bintu byo kuvuga ngo ndi umunyarwanda ntabihari. Ndabaza, ese haba hari nk'umuntu ufite nka esikariye wabo uhasitaye rimwe, wenda tubare warayuhimukiye, wamara gusitara ukababara ugatambuka kuko wari uhasitaye nyine uharenze uhaciye, wagera mu nzu ukabyibagirwa ko waba esikariye. Ese ubwo aho ejo mu gitondo ugarutse cyangwa nimugoroba uhaciye ntiwakongera ugasitara? Iki ni ikibazo urese yibaza.
icyo nshaka gusubiza kwa karakano yaravuze ngo we ngo kuba umuntu ahora yibuka ngo bisobanuye yuko ngo umuntu ngo ngo nta ndandi umunyarwanda ngiri mu mwibyo bintu ngo aya ntago ariko bimeze, ntago umuntu ntago impamvu habaho kwibuka buri mwaka ari ukuvuga ngo nta ndi umunyarwanda ihari. Oya, ni ukugira ngo tutibagirwe ibyo byabaye hato bitazongera. Icyo ni kimwe. Ikindi uriya bita Cucu ibyo yavuze ngo ari umuntu wamugiriye nabi, ya sindi hano kubihakana, ariko icyo mvuga kandi nawe wabajije ese umuntu yaba yarakubangamiye yitwaje icyo kintu, kuko ndibaza n'aka kanya dukurikiye update wenda yiri uno munsi sinabonye amakuru ibyo ari byose, sinabura umuntu bakubise mu makuru hirya no hino, cyangwa umuntu wishe undi, cyangwa umuntu warengereye undi, cyangwa batemeye inka, cyangwa batemeye urutoki. Ese ni impamvu z'uko ari umuhutu se cyangwa ari umututsi? Ngicyo nibaza, cyangwa se numva dukwiye gushyira imbere no Bunyarwanda. Ati gute n'ibyo bibazo byakabayeho ntabwo wabibuza ahantu hari abantu. No muri Tanzania bibaye, hatabaye jenoside, no muri South Africa, muri Amerika twumva bibayo, amayino hose bibayo. Ariko ikibazo ni kuki akantu gato gakoma impamvu ya mbere yitwa ibiteye akaba amoko. Icyo ngiye ntekereza ko ari kanseri y'ubwonko n'imitekerereze iba mu bantu, kandi nita ko bakuze. Ni ikibazo ahantu hose mu bantu, ahantu hari abantu haba amakosa. Ariko ko se kuki ukwiye kwitwaza ko icyo kosa bari gukoreye kuko ari abantu kanaka, ari abo bahutu se cyangwa abatutsi? Iki si inkemera. Ikindi kintu cyo gutandukanya ubunyarwanda n'amoko. Ibyo bintu by'amoko nge ndahamya nashidikanya ibyo bintu nta kintu bivuga, nta kintu bimaze. Cyewe mba ino nicyo nababwiraga, sibyo? Nta muntu ngene najya ahantu kwaka serivisi ngo bavuge ngo abahutu mujye hariya, abatutsi mujye hano, ngo abatutsi murabanza, abahutu murabanza. Oya da. Njyewe ku mpamvu zanjye nako uko mbibona, dukwiye kuba dushyira hamwe tukubaka uru Rwanda. Nta rundi Rwanda tugira. Nunagera aho ngaho uri, sinzi aho uherereye, waba uri Congo, waba uri Uganda, waba uri Tanzania, waba uri Australia, you can be even in Europe, bo baba bakubona ko utari uwabo. Ariko iyo uri inanga i Kigali, uri inanga mu Rwanda, uri umunyarwanda. Banumva icyiza ibyo bintu mwabishyira ku ruhande, naho bijya. Kereka uwumva bifitemo inyungu, ariko umuntu akwiye gutekereza ngo inyungu wamyutinze. Ntabwo turi kukumva. Ndabona uvuga ko ntabwo turi kukumva. Never give up urahari? Ya. Okay. Ufite iminota 3 utubwire uko ibintu bimeze, cyangwa urabivuga wiki. Bati ndi umunyarwanda. Reka ntangire kuri uyu mugabo umaze kutubwira ko yagiye mu gisirikare bakamwirukana ko ari umuhutu. Yewe hari ibintu ngiye namaze guhanga. Oya, buretse gato, never give up. Ubuhamya bw'uriya musirikare nuko yirukanwe, twe ntibitureba, ntitwari duhaye. Turi ku kibazo gihuje Gasaro, gihuje Majwara, gihuje Marie Claire, Democracy, Awakening, Claude na Job ndetse n'abandi. Ibyuriya bikire nta nuhari, nta nuzi ibyo yavuze, ahubwo wowe ku ruhande rwawe umunyarwanda. Yewe Ngiye nkora analize yo ndeba policies, nkareba n'ikintu zagezeho. Yego. Iyo usomye izi comment, iyo ushaka kumenya analize nawe nzi kujijutse. Izi comment ubanze uko zisa. Iyi rero ni result ya ndi umunyarwanda.
igihe izi comment uzazisoma ugasanga zirimo zitarimo ibitutsi, kuko niba umuntu arakwandika ati mwarishe mwamaze abantu mwagize gute, urabona ko still conflict iracyari hagati y'amoko, irahari irigaragaza ku ma comment. Tubona ama speech menshi aho abantu bagira bakava mu speech kandi sinabona umuntu ukurikiranwa. Rero hari iyi polisi irakomeye cyane ko reba zino comment dufite zonyine uzisome urebe, handi abantu bavuga ko ari abantu bashyigikiye ibintu kandi bashaka ibintu bigenda neza. Ngewe rero rwose ngira ikibazo iyo mbona ibintu imvugo itari ingiro, iyo mbonye umuntu ukikora comment nk'izi ngizi ndavuga ngo ibyo n'umugabo Claude amaze kuvuga I agree, ariko se result ziri ko ntaziruza hano muri message. Murakoze. Aha, uri very smart cyane, ukoresheje umunota muke kandi uvuga ikintu gihari. Gasaroma, okay, ndatekereza ari Awaken Soul niwe wabanje mbere ya Gasaro, gusa ntabwo nzi wenda iby'imyaka, ariko reka nk'umwanya Awaken Soul iminota 2 cyangwa ingahe 3 5 agira icyo atubwiraho kuri ndi umunyarwanda ugendeye ku byo turimo tuvuga. Ariko nshuti zanjye mukore kuri mutapinge screen zanyu, niba hari n'uduhati muba mufite mukandeho. Umwanya n'uwawe iminota mike cyane, ubundi dukomeze n'abandi. Urakoze cyane, ndanagushimiye kuri iyi live wakoze. Nge navuga ko uyikoze twari tuyikeneye. Ndabasuhuje mwese abari aha ngaha, amahoro y'Imana rurema bane namwe. Ngewe reka ntangire, ndi umuhutukazi by the way, proudly muhutukazi. Uwumva ko bimubabaje ko mbivuze ambabarire, ariko ndi igihutukazi kandi cikunda. Uwavuze ko reka ntangire, uwavuze abeshya, ngenda byita kubeshya, ngamaboko yakoze ibara, ndagira ngo nkubwire ko amoko yacu ntacyo yaradutwaye, twari tubanyeho neza, tutishishanya, dukundana, twiyizi, turongorana, dushingirana. Amoko ntago yari ikibazo hagati muri twe, ahubwo abayakoresheje kugira ngo bagire ibyabo bageraho niba tugomba kwamagana. Ntabwo amoko yacu ari ikibazo, nta nubwo yigeze aba ikibazo, ahubwo mwebwe muyakoresha kugira ngo mugire ibyo mwunguka ku bwanyu, ni mwe kibazo. Kandi ikindi, numbonera igihugu ku isi kitagira ubwoko, niyo cyaba kimwe kitagira ubwoko, ubuhutukazi ndabwikuraho. Niba kitariyo rero ntago muzabishobora, nta nubwo bishoboka, ibyo mubyumve. Ahubwo ibi ngibi mwishira mu mutwe amoko ni ikibazo, ikibazo kiri mu mitwe yanyu. Kandi amoko ubu butegetsi buriho uyu munsi nibwo yakoresheje na n'uyu munsi. Uti gute? Ariko uranyongera iminota mugire newe, ndabona iminota inshirana kandi nshaka kubisesengura ngo byumvikane. Vuga iminota nishira turaguha ubaye ufite igite, komeza ku mwanya n'uwawe. Urakoze cyane. Uyu munsi nibwo dufitama ikibazo cy'amoko ikitari gihari imbere ya 90, kamvuge uhera muri 91 ubwo inkotanyi zatangiye gutera. None nta bishwe bindi inkotanyi zitangiye gutera, ceceka wimvugiramo, izitangiye gutera nizo ziswe inkotanyi, kandi zateraga zitwa abatutsi, kuko bari bazi ko ari abatutsi bahunze muri 59 bahunze ngo abahutu ntibarabategeka, kuko ubwami bwari bukuyeho. Nibo bagarutse rero batangira nuze kugoreka amateka wana. Uyu muntu wamumyutinze nkavuga, nese inkotanyi ni impunzi zari zarahunze muri 59 zagarutse zitangiye gutera. Rero nibwo ikintu cy'amoko cyatangiye no kumvikana yewe mu Banyarwanda, kuko bari bagiye ari runari bagaruka ari inkotanyi, kandi bizwi ko ari abatutsi bahunze 59 bahunze ngo ntibarategekwa n'abari abagaragu babo. Reka tuze ku by'uyu munsi rero.
mbere y'icyo gihe nta moko twari dufite nk'ikibazo, twari tubanye neza. Uyu munsi rero amoko yarimitswe no kurusha mbere. Uti gute? Tutagiye kureba ukuntu jenoside yaturutse mu nkotanyi n'ibiki byose, reka turebe ikiriho uyu munsi. Twari dufite abahutu, abatutsi n'abatwa, ntibyari ikibazo, ariko uyu munsi ni ikibazo. Uwari umututsi wapfuye muri jenoside, wiciwe muri jenoside, uyu munsi ni mucikacumu, afite n'umudugudu abarizwamo. Uwamukijije cyangwa uwamurokoye muri icyo gihe yitwa umurinzi w'igihango, ubwo ni umuhutu wamukijije. Uwari umutwe icyo gihe yitwa uwasigajwe inyuma n'amateka. Utari ikigoryi rero udashaka no kwijijisha, ntago ubwo bwoko bwavuye ahubwo bwahinduye amazina. Ntago ubwoko bwaba budahari, izina tutsi rigaruka inshuro itatu mu itegeko nshinga ry'u Rwanda. Ntabwo ubwoko bwaba budahari tucibuka jenoside yakorewe abatutsi nk'uko muyita. Ntabwo ubwoko bwaba budahari kandi abana b'abacikacumu bitwaga abatutsi bararihiriwe amashuri. Imfubyi y'umuhutu nubwo se yaba yararokoye abantu muri jenoside ntacyo yigeze ahabwa, nta n'ishuri yarihiwe. Ubwo rero nitwijijishe, abanyarwanda turaziranye, ntidushake kwijijisha. Iyi ndi umunyarwanda rero, ntabwo ari uko tuyobewe ikiyihisha inyuma. Kwigira umunyarwanda nta nubwo umunyarwanda bisaba ngo yiyite umunyarwanda, niba bikuri mu maraso nta mpamvu yo kwibwira undi munyarwanda ngo ndi umunyarwanda. Iyo ugiye mu mahanga niho bakubaza ngo mbese uva hehe, ukababwira ko uri umunyarwanda, kuko mudahuje isura bakubona ko hari aho uturuka. Wese uri umunyarwanda, hanyuma ukambwira ngo ntabwo nshaka, ntabwo binsaba ngo mbyivuge, bindi mu maraso, bindi mu misokoro. Ni uburenganzira nahawe n'iyandemye, nta n'umuntu ufite uburenganzira bwo kubinkuraho. Kuza rero ngo twihishanyemo ngo ndi umunyarwanda, twarabyutse, ibyo ntibikiturya. Kandi namwe ari kwinyuramo yabanje ngo ari proud yo kuba umuhutu, none ngo umunyarwanda atese. Ntago ndi umunyarwanda kiretse niba utanyumva neza. Aba bantu barandogoya nkahita nibagirwa n'icyari kigiye gukurikiraho. Rero tureke kwijijishanya, abanyarwanda buriya turi babakame. Babakame muratuzi utu dusimba twitwa bakame. Turiyizi, turisobanukiwe. Tureke kwijijisha rero, tureke no kwihishanyamo. Iyo ndi umunyarwanda y'uyu munsi ntabwo yaje guhuza abanyarwanda, kuko ubutegetsi bwadutandukanyije bukigera ku ntebe, nibwo bwadutandukanyije. Umwana wiciwe ababyeyi yarihiriwe amashuri kuko yari umuhutu, uwo mucikacumu yararihiriwe. Urumva? Okay. Tuje ku cy'uyu munsi rero. Iyi ndi umunyarwanda, reka nyisobanure ukwiri. Ndi umunyarwanda yashizweho, umucikacumu nugira icyo uhohoterwa avuga ngo baje kugukiza. Urumva, waje gukizwa, wararokowe, ugomba kubaho usingiza kuko warokowe. Urumva, ntacyo ukwiye kuvuga, weho ubuzima bwawe bufite umuntu waburokoye, uba ufite mu biganza, ntacyo ugomba kuvuga. Umuhutu rero weho uri umujenosideri, warababariwe, ntacyo ufite cyo kuvuga, warababariwe, ubeho uri umuntu wicuza kuko wababariwe utari ukwiye. Urumva, iyi ndi umunyarwanda rero yaje kugira ngo haba agatsiko kamwe kikiza cyangwa kice gakize, abandi bagapinagarizwemo, kuko bose bitwa abanyarwanda. Umuhutu narya ibivuzo yibone muri ndi umunyarwanda. Umucikacumu niba musenyera yibone ntago agomba kuvuga kuko twese turi abanyarwanda. Uriya waje akagusenyera ni umunyarwanda. Urumva,
uriya wirukanwe mu bintu bye ubwo upinagazwe wicwe ubure ijambo kuko bagushize muri ndi umunyarwanda y'ikiwane. Reka mbabwire rero, murakina n'abantu babyutse, nubwo twari tubizi twaracecetse, amazi yarenze ingombe. Aba mushaka kwijijishamo bazi ubwenge, bazi no kunonosora no gusobanura ibintu, kandi twebwe dukoresha ubwenge twahawe, dukoresha logique. Ntago twebwe ubwonko bwacu babwogeje ngo tureke kwitekerereza. Ikintu turakibona tukagiha igihe, tukakigaho, tukakinonosora, tukamenya n'ikihishe inyuma. Rero muze gahoro, ahubwo mwemere dusasa inzobe. Niba mushaka umunyarwanda w'ukuri, umuhutu wabuze abantu be, njyewe mama wanjye yasigaye ari umwe mu muryango warengaga abantu 60, ari umwe gusa, bishwe n'inkotanyi, ariko ntiyakopfora, ntiyavuga, ntiyemerewe no kwibuka. Abahutu bishwe ngo bitambitse mu masasu. Bagenzi banjye, iki gihe turimo turi muri 2025, igihe cyo kwihishanyamo cyararangiye. Niba mushaka u Rwanda rwuzuye umunyarwanda w'ukuri, tugomba kunonosora ibintu tukabisubiza kuri gahunda. Niba atari ibyo rero, mureke kwihishanyamo, igihe cyararangiye. Ndabona iminota yanjye irangiye. Murakoze, undi yakomeza. Murakoze cyane. Thanks for keeping the time. Murakoze cyane, we very smart.